urimo neza ni uzarokoka, uwavuganye n'Imana ni uzarokoka. Bishatse kuvuga uwibitseho nzayimana akaba ahagaze mu mugambi w'Imana, uwo ngo w'Imana izamugirira neza, uwo ngo wizamurinda ibiza bizaza cyangwa se icyo cyorezo kizaza, Imana izakikurinda. Irambwira ngo ari umugabo, ari umubyeyi, ari umukobwa ndetse n'umusore, uwo muntu azamenya ko icyo cyorezo cyaje. Numva ngize ubwoba, mpita ntekereza mu minsi yashize tugikora ikiganiro, yari yarambwiye ngo umuntu waburiye umwanya Imana, ambwira ngo abacuruzi baburiye Imana umwanya, abafite bizinesi zitandukanye baburira Imana umwanya. Irambwira ngo ikirenze kurica ije gushakira Imana umwanya, abantu bayiburiye umwanya. Urumva ni ibintu bibiri biteye ubwoba. Kumva ngo Imana ije kugushakira umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Imana yagushakira umwanya ugasenga wapfushije. Imana yigushakiye umwanya usenga umugabo yagutaye. Imana yigushakiye umwanya usenga wanaburaye. Imana yigushakiye umwanya ukuguru kumwe kuva ugasenga ufite ukundi. Imana yigushakiye umwanya urapfaka rugasenga. Ariko nshuti yanjye, ikimara kubimbwira naravuze ngo Mana, nyimara kumva icyo kintu uzame kubona umwanya utaranshakira umwanya. Yes, turabasoje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza, wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe, nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera, ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe, ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire, na comment zirakenewe. Julienne nkunda kubabwira ngo ni umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe. Turi kumwe na Mukeshimana Julienne Mama Gift cyangwa se Mama Kirabo. Mama Kirabo urahitamo rimwe. Yego Mama Kirabo na Mama Gift. Igizagishora gizagikoresha niryo. Nukuri umuntu agire neza akabyara abari iby'umugisha pe. Ni by'agaciro gakomeye kubera ko hari abantu benshi bashatse abana barababura. Yego. N'abatanze ibyabo byose kugira ngo babone abana. Cyane. Ibyakunda. Ariko twebwe twarabahawe, twagize amahirwe yo kubibabona. Icyo ni ikintu tugomba gushimira Imana, kandi ni cy'agaciro gikomeye, ndetse ni n'icyubahiro gikomeye umuntu aba afite. Anshatse kubwira n'umuntu utaramubona ngo hari ukuntu Imana ibigenzana nyuma ya zero. Na Sara yabyaye ashaje, winjiye muri Bibiliya yakubwiye ngo n'imihango ntiyari ikiboneka, yari yaracuze nta bimenyetso byo kubyara afite. Ariko kubera ko Imana nta kintu na kimwe irebaho, imuha umwana na nyuma ya zero. Hanyuma nawe uri muri ubwo buzima ubona ko imyaka ishize ari miremire, ubona ko igihe yashyize ari kirekire. Nasomye ijambo rambwira ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Ndagira ngo mbwire ngo Imana nijya kuguha izaguha nta nkurikizi iri inyuma y'ibyo byose, kandi Imana ishobora kubwika guha kubyara impanga. Yego, irabishoboye. Byose irabishoboye iyo yagambiriye kuguha. Ubundi iyo ngeze aho hantu mpita mvuga ngo umugambi w'Imana nta mapingu wawambika kabisa. Umugambi w'Imana nta mapingu bawambika. Iyo umugambi w'Imana wageze ku buzima bwawe nta wawambika amapingu ngo kubera iki Imana ikoze iki kuri Julienne. Iyo umugambi w'Imana wageze kugira ngo ubyare nta wawambika wayawukura hese, yamenya arambika amapingu ndetse. Kandi umugambi w'Imana wageze kuri Julienne wagombaga kugeraho. Birashoboka ko nawe rero uri muri ubwo buzima, mu butayu bwo kutabyara, mu butayu bwo kudashaka. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana. Nimba hari icyo Imana yakuvuzeho nta muntu n'umwe uzawambika amapingu. Umugambi w'Imana nta muntu n'umwe ushobora kuwitambika. Yamenya aracahe, ntaho yamenya araturuka kugira ngo arwanye umugambi w'Imana. Yamenya araturuka kugira ngo awambike amapingu umugambi w'Imana. Uwagutuma umugambi w'Imana wambwira aho uri buki.
umugambi w'Imana ugera ku muntu Imana yawuteguye. Yego. Kandi umugambi w'Imana iyo ugeze ku buzima bwawe usobanura ibyanze gusobanuka. Umugambi w'Imana iyo ageze ku bukene, ubukene buribwiriza. Yego. Umugambi w'Imana iyo ageze ku bantu batabyara, urabyara ndetse bigahita byibwiriza. Umugambi w'Imana iyo ageze ku ideni, ideni riribwiriza rikagenda avugira ngo amen. Amen. Umugambi w'Imana iyo ageze ku nzara, inzara iribwiriza igasohoka nta kintu umuntu avuze. Umugambi w'Imana iyo ageze mu bukode, umugambi w'Imana utanga inzu. Kubera iki? Imana yarateguye, iravuga ngo mu gihe iki n'iki nteguye uyu mugambi kugira ngo uzagere kuri Julienne, nteguye umugambi kugira ngo uzagere kuri Joseph uzakurikirana iki kiganiro. Birashoboka ko dukurikira unkurikiye unkunze, birashoboka ko nawe ugiye kuzabona iki kiganiro aribwo bwa mbere, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana aho ushatse kunyura urahanyura. Umugambi w'Imana nta murozi wawitambika. Umugambi w'Imana umuyobozi uko yaba ari kose ntago yitambika umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nta mashuri ushobora kwitambika umugambi w'Imana, ahubwo icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Yego, twasuhuzanyaga. Imana ishimwe. Julienne, Karame, wambaye neza pe. urakoze cyane. Umva, wambaye neza, wambaye neza nukuri. Urama ijana. Ahubwo Ijana ni ni wowe. makeya. Urama 500 kubera ko nambaye neza. Oya, ni wowe. Kubera iki rero ndaguha ijana? Kuko wambaye neza. Uzi impamvu wari buyame? Narahenzwe kugira ngo nambare neza. Urumva? Yego. Noneho maze guhendwa, ntabwo natekerezaga ko uzandeba ngo uvuge ngo nambaye neza. Kandi iyo ugiye kureba filime urishura amafaranga. Hanyuma njyewe nta nubwo ndi filime. Ariko impamvu nkubwiye ngo niwe uri buyame nuko wandebye. Kubera iki sinagira guhendwa n'imyenda nambaye, ngo ngire guhendwa n'agakweto nambaye, ngo ngerekamo n'ibiciro ndaguha, ahubwo wewe wandebye utanyishuye. Urama ngahe? Desa cyo kozaragura isabune agaparufese. Turangira ahantu wadodeshereje. Parufe ntago turi kuyireba. Kudodesha sinjya ndodesha, ahubwo kuki utarazana ngo nkudodere? None se wigeze ubigira? Reka Julienne ni umutayeri. Yego. Kandi ndidodera ibyo mbonye bimbereye ndabyikorera. Ibyo mbonye nawe byakubera ndabigukora. Nkabura nkikubona. Namaze kubona agashati keza kakubera. Ahubwo kuki utarazana ngo nkakudodere? Ntabwo nari mbizi. Julienne ni umutayeri. Yego. Ni muganga w'imyenda. Yego. Wowe ukeneye kwambara neza ukaberwa, tuganega na Mukeshimana Julienne adodera muri centre ya Nyargondo, umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Mubwire ko nushaka kwiga tumwakira. Yego, nushaka kwiga kudoda, afite imashini, afite izisirifira, afite Imana iri kubirema, iri no mu kazi. Mfite imashini rusange cyakoze mfite imwe, indi ya kabiri niyo nkodesha bigira. Yego. Hanyuma nawe urabyumva. Yego, n'ibindi ariko izabido. Wowe ukeneye kudodesha iribaya, amabubu, amabaze, ibyo byose turabikora. Rebeko zashobora gukora publicité yo kwamamaza. Wowe ukeneye kudodesha amabaze, amaribaya, amabubu, na Made in Rwanda. Made in Rwanda. Niba ukeneye kwiga kudoda, tugane muri Julienne Fashion cyangwa se kuri Hinduka Official. Tugane iki, ntabwo duhenda ahubwo turahenda. Yego. Ubundi hari igihe kiragiye cyashize narakubwiye ngo mfite impano nyinshi. Ugira ngo nizo kubwiriza gusa. Narakubwiye ngo impano mfite ya mbere, mfite impano yo guseka, usara wumve. Yego. Mfite impano yo kubwiriza. Yego. Impano yo guhugura. Impano y'ubuhanuzi. Yego. Hari n'igihe ngirirwa n'ubuntu kurondora nabyo nkabigira. Yego. Nkagira impano yo kudoda. Yego. Urumva zibaye ingahe buriya ko ntabaze? 7. Iba impano 7. Use ko narwaye isepfu rarizi. Isepfu? Hari ukuntu asajya budi isepfu ivurwa n'iki? Ndabizi se. Hari umuntu yigeze numva umwana ari gusepfura atambwira ngo sepfura rimurekera. Twarenze ko yaba ku bantu babana ubu tubonye impano 7, mfite n'impano yo kuvuga base. Yego. Nayo ni yanjye. Urumva ko mfite impano nyinshi n'izindi nyinshi Yesu aracyatwongera. Yego. Imana ishimwe cyane. Ahandi se amakuru ni meza, turashima Imana. Umurimo w'Imana niwo nibanda ubimeze bite? Umurimo w'Imana uragenda neza cyane. Ariko mu ijoro ry'ejo bundi Imana yambwiye ikintu gikomeye. Yego.
bituma nongera gutinya cyane. Ndavuga ni Mana, imbaraga zacu ntazo twebwe twabona zatuma icyo kintu tukirenga cyangwa se zadukura muri icyo kintu, ahubwo imbaraga zawe arizo zizaboneka. Yego. Ngiye mu ijoro ry'ejo bundi nagize ubusabane n'Imana, irambwira ngo aho nzagira hateraniye abantu nzababwire ngo igihe kirageze cyo gushaka Imana bidasanzwe, cyangwa se igihe kirageze cyo kwambara imbaraga zari zirenze zo twari dufite, cyangwa se cyo gusaba imbaraga. Bishatse kuba ngo wowe wari uri kwiyumva ko winjiye mu ntege nke, wongera ubwira Imana iguha imbaraga, kuko turi kwinjira mu bihe bidasanzwe. Nangiye ndayibaza ngo nukubera iki umbwiye iki kintu. Irambwira ngo icyorezo cya mbere cyaraje ntibanyurwa. Ndayibaza ngo ni ikihe cyorezo? Irambwira ngo covid yaraje irabigisha ariko ntibafashe. Rongera irambwira ngo icya kabiri cyo gufunga insengero cyaraje kirabigisha ariko kugeza n'uyu munsi ntibari bafata. Irambwira ngo nzabwire buri muntu wese, ubwira ngo hari icyorezo cya gatatu kije kandi cyo kizaza gifite imbaraga. Irangije irambwira ngo mbabwire ngo iki cyorezo nikimara kuboneka hazarokoka umuntu wese wasenze. Ubirimo neza ni uzarokoka, uwavuganye n'Imana ni uzarokoka. Bishatse kuvuga uwibitseho nzayimana akaba ahagaze mu mugambi w'Imana, uwo ngo w'Imana izamugirira neza, uwo ngo wizamurinda ibiza bizaza cyangwa se icyo cyorezo kizaza, Imana izakikurinda. Irambwira ngo ari umugabo, ari umubyeyi, ari umukobwa ndetse n'umusore, uwo muntu azamenya ko icyo cyorezo cyaje. Numva ngize ubwoba, mpita ntekereza mu minsi yashize tugikora ikiganiro, yari yarambwiye ngo umuntu waburiye umwanya Imana, ambwira ngo abacuruzi baburiye Imana umwanya, abafite bizinesi zitandukanye baburira Imana umwanya. Irambwira ngo ikirenze kuri ico ije gusatira Imana umwanya, abantu bayiburiye umwanya. Urumva ni ibintu bibiri biteye ubwoba. Kumva ngo Imana ije kugusakira umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Imana yagusakira umwanya ugasenga wapfushije. Imana yigushakiye umwanya usenga umugabo yagutaye. Imana yigushakiye umwanya usenga wanaburaye. Imana yigushakiye umwanya ukuguru kumwe kuva ugasenga ufite ukundi. Imana yigushakiye umwanya urapfaka rugasenga. Ariko nshuti yanjye, ikimara kubimbwira naravuze ngo Mana, nyimara kumva ico kintu uzame kubona umwanya utaranshakira umwanya. None imaze kumbwira ivyo bintu, yambwira ngo izanye ikindi cyorezo gikomeye, nahise ngifatikanya n'ibyo. Ndavuga ngo Mana uzandengere. Bishatse kuvuga ngo nawe udukurikiye wari uri mu ntege nke, wari wihebeshejwe n'ibintu runaka, irambwira ngo iki gihe si cyo gusengera amafaranga, si cyo gusengera ubutunzi runaka, si cyo gusengera inzego runaka ushaka kwinjiramo. Irambwira ngo iyi minsi turimo niyo gusaba imbaraga, ubwenge ndetse n'umwuka wera. Nagushobora kubyumvisa. Iyi minsi turimo cyangwa se iminsi turi kwinjiramo nizo gusengera ubwenge, imbaraga ndetse n'umwuka wera. Nagushobora kubyumva. Ariko abanyamwuka nawe ubizi neza, ubwira Imana igusobanurira iki kintu. Ese Imana niza kugushakira umwanya uzaba uhagaze? Imana niza gushakira umwanya urugo rwawe bizaba bimeze bite? Mwifurije ijambo rikomeye rivuga ngo wige gusa cyangwa se mu mbaraga nkeya ufite ushakira Imana umwanya itaragushakira umwanya. Kubera ko Imana nigushakira umwanya hari ibintu bizaba bibi. Imana nigushakira umwanya uzasigara no kuguru kumwe uje gusenga Imana. Imana nigushakira umwanya mu bana batatu ufite uzapfusha umwe, umenye ko Imana ari inyembaraga, ujya gusenga Imana. Hanyuma twiga gusenga Imana itaradushakira umwanya. Muze kwihangana narwaye inkorora, ndwaye n'iryinyo, ariko nzi neza ko biragenda neza. Ariko wowe udukurikiye, wowe udukunda, wowe ukunda n'Imana, ubwire Imana iguha imbaraga sizatuma iki cyorezo kigusigura amahoro. Avuga ngo yaba ari umuririmbyi, yaba ari umuvugabutumwa, yaba ikikiri cyose urimo, iki kintu uzabona ko cyateye, cyangwa se iki kintu uzabona ko cyageze mu gihugu.
ariko Imana iduha imbaraga kandi Imana idukomeze. Icyo nicyo kintu Imana y'amahoro yambwiye. Yego. Dusenge cyane cyangwa se twongera ibihe byo gusenga. Bishatse kuvuga ngo uwasenze rimwe asenge kabiri, uwasenze kabiri asenge gatatu. Mbese dushaka Imana bitandukanye nuko twayishatse. Usenga Imana utarebye ngo Julien ari gusenga, usenga Imana utarebye ngo Julien araririmba nanjye ndi umuririmbi. Ntago uzi cyanteye kuririmba, nta nubwo uzi cyanteye gusenga cyane. Senga Imana nta kintu na kimwe urebyeho. Uririmba utitaye ngo runaka arankunda cyangwa nta nkunda. Abirashoboka ko dufite abantu bavuga ngo runaka aranyanga sinaririmbana nawe, runaka n'umunyabyaha sinaririmbana nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo akayungiro karaje kandi kazayungurura buri muntu wese. Unyemera utazaca muri aka kayungiro. Senga Imana ntacyo urebyeho, senga Imana ntacyo wubatseho. Usenga Imana yakwanga atakwanga, usenga Imana nta muntu wubatseho. Iryo jambo nari nkuzaniye muri iki gitondo, kuko nunyubakaho uzasenyuka, nunyubakaho ntabwo uzasenga, nunyubakaho tuzahurira mu rusengero uzataha cyangwa se mfashwe ntufashwe. Ahubwo ijambo nkuzaniye riravuze ngo Imana iguha imbaraga zo gusekera imbere y'umuntu wese wari ushaka kurira. Birashoboka ko ari ideni ryari rishaka kukwihebesha, Imana iguha imbaraga zo gusekera hejuru y'iryo deni. Birashoboka ko wari usenya urugo, Imana iguha imbaraga zo kunezererwa imbere y'uwo mudayimoni. Imana itugirire neza. Giye gufatiraho n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Fatiraho n'ijambo ry'Imana. Nukuri. Imana itugirire neza. Amen. Kandi Imana idutabara izindutse. Waba udukurikiye ufite ikibazo runaka, waba udukurikiye ufite ideni. Njye uzi ibintu nabajije Imana, nanayibajije ngo none kumbwiye ngo iki gihe si cyo gusengera amafaranga, amadeni tukaba tuyafite ari menshi, abenshi bakaba bafite kredi, bimeze bite? Irambwira ngo ibyo ndabizi ko mubikeneye. Ndayibwira ngo kumbwiye kici atari cyo gihe cyo gusengera amazu kandi abantu bakaba bari gusohorwa mu bukode, bimeze bite? Ndambwira ngo n'amazu ndabizi ko muyakeneye. Ndagiye ndayibwira ngo none ko bamwe muri twe ubusumeri butwishe kandi tukaba tubuze ijambo kubera ubushumeri. Ndambwira ngo nakazi ndabizi ko mugakeneye, ariko icyambere ubwenge, umwuka wera n'ubugingo. Ndambwira ngo ibyo bintu umuntu uzaba ubifite azabatunze ubutunzi bukomeye. Mvugira ngo amen. Bishatse kuvuga ngo akazi irabizi ko tugakeneye, amafaranga nayo irabizi ko tuyakeneye, irabizi ko dufite n'amadeni, irabizi ko dukeneye n'urubyaro, irabizi ko dukeneye n'abagabo, irabizi ko dukeneye n'abagore, irabizi ko dukeneye gutunga tugatunganirwa. Ariko icyambere ubwenge, imbaraga, umwuka wera. Ibyo ngibyo Imana ibiguhe muri iyi minsi. Ibyo nubu bitunze ntago ntago icyorezo kizagukanga. Ibyo ngibyo nubu bitunze ntago Imana izagushakira umwanya. Imana itugire neza. Amen. Tugiye kwisomera ijambo ry'Imana. Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Hari kw'icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka, hari ibyo nkwiriye gukora. Hari kw'icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka, hari ibyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari bihumbi, harimo n'icyo wangeneye. Icyo wamitiye manukugira ngo
nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye manukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ubuntu ni namutugira. Uri Imana ikira nukamuri byose, ubuntu ni namutugira. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa umwami wanjye. Wowe utaramusobanukirwa utegereze wihanganye, uraje umusobanukirwa. Amen. Amen. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese, kuko ari Imana ikiranuka muri byose. Wapfushije Imana irakiranuka, waburaye Imana irakiranuka, wanabwiriwe Imana irakiranuka, wambaye ubusa Imana irakiranuka. Mvugira ngo amen. Amen. Hariya ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, havuga ngo kandi muri ayo magare ibihumbi harimo igare wangeneye, harimo igare Imana yakugeneye, harimo igare Imana yateguriye umuturanyi wawe. Arangije aravuga ngo nzi neza ko muri ayo magare ibihumbi harimo igare ryanjye. Mvugira ngo amen. Amen. Ese nawe mu magare ibihumbi Uwiteka afite ntiharimo igare ryawe? Katwisomera ijambo ry'Imana. Yego. Tujya gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu Bami ba kabiri. Abami ba kabiri turasoma 19. Abami ba kabiri bice 19 turasoma umurongo wa 20 wonyine kugira ngo twumve ko hatubwira. Mvugira ngo amen. Amen. Kamasubiremo tubyumve. Nanivuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu Bami ba kabiri ibice 19 turasoma umurongo wa 20 kugira ngo twumve ko hatubwira. Birashoboka ko ariho ubuhanuzi bwawe buri, birashoboka ko ariho n'ubuhanuzi bwanjye buri. Mvugira ngo amen. Amen. Unyemerere iri jambo rigufasha. Nabizi ko abantu badukurikiye niko ko harimo abakunda ubuhanuzi, ariko hari n'abakunda ijambo ry'Imana. Iyo ngeze mu mitamva ngo ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiwe. Umwana w'umuntu yavangirwa, ariko ijambo ntago rivangirwa. Hanyuma reka dusome twumve ko hatubwira. Ni karibu no kudusomera. Yesaya ahanura ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe. Hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Yego. Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu, Haleluya. umwami wa Ashuri irabinyemereye. Muranyihanganira na rwahise. Reka twongere dutangire tubyumve neza. Yego. Yesaya ahanura ibizaba ku mwami wa Ashuri. Yesaya ahanura ku bizaba ku mwami wa Ashuri. Yesaya ahanura ku bizaba, cyangwa se umuhanuzi aguhanuriye ibyenda kukubaho. Hari abantu benshi bakunda kwanga Imana ntago yamenye ibizambaho, Imana ntago yamenye ibyambayeho. Imana irabimenya. Haravuze ngo umuhanuzi ahanurira ibyenda kukubaho. Yego, dukomeze. Hanyuma Yesaya mwene Mose cyangwa se Juriyene mwene runaka, hanyuma nkunda kuvuga ngo ahari Yesaya uhakura izina ry'ushireho iryawe. Yego. Yego. Atuma kuri Hezekiya ati, birashoboka ko hari uw'Imana igutumyeho muri iki gitondo. Birashoboka ko hari uw'Imana intumyeho muri iki gitondo. Birashoboka ko Imana ikuntumyeho muri iki gitondo. Hanyuma reka twumve icyo umwami akuntumyeho. Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, Imana ya Isirayeli ivuganye nawe ngo muri iki gitondo. Imana ya Isirayeli ntago ari Imana y'umugabo wawe, ntago ari Imana y'umugore wawe, ntago ari Imana y'umuryango wawe, ahubwo iravuze ngo Imana ya Isirayeli ikuntumyeho ngo. Yego. kuko wayisabye kukurengera
wayisabye tasi eneva egadi, kuko wayisabye kukurengera. Imana ya Isirayeli ikuntumyeho ngo nkubwire muri iki gitondo, abandi basohokanye n'abagabo b'abandi, abandi basohokanye n'abagore b'abandi, abandi bari kwinezeza. Imana ya Isirayeli ikuntumyeho muri iki gitondo ngo nkubwire ngo tayabini kontaze vedosase, iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera. Mvugira ngo amen. Birashoboka ko wayisabye kukurengera ku ideni ufite, birashoboka ko wayisabye kukurengera ku kibazo cy'inzara, birashoboka ko wayisabye kukurengera ku kibazo cyo kutabyara, birashoboka ko wayisabye kukurengera ku kibazo cyo kurambagizwa ntibikunde. Ariko Iyera ya Isirayeli ikuntumyeho uyu munsi, iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera, kuko wayisabye kukurengera waradepoje biranga, kuko wayisabye kukurengera akagambane kabaye keshi, kuko wayisabye kukurengera wambaye ubusa nta mwambaro ngo ikwambike. Iyera ya Isirayeli ikuntumyeho nshuti yanjye. Mugabo umvuka Iyera y'amahoro ikuntumyeho, mubyeyi umvuka Iyera y'amahoro ikuntumyeho. Iyera ya Isirayeli irambwiye ngo kuko wayisabye kukurengera, wayisabye kukurengera Suriyene nahari, wayisabye kukurengera njyewe tutari kumwe, nta nubwo nzi n'ibyo ukeneye ngo ikurengere. Ariko umva ijambo rikomeye, yavuze ngo Iyera ya Isirayeli ivuganye nawe, ntabwo ari Suriyene uvuganye nawe. Suriyene ni umwana w'Imana ndetse n'intumwa y'Imana, ariko ikuntumyeho ngo kuko wayisabye kukurengera. Yego byagenze biti? kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, kuko wayisabye kukurengera mu bakugambaniye ku bami ba Ashuri, kuko wayisabye kukurengera mu butayu runaka, kuko wayisabye kukurengera kuri Keredi runaka, kuko wayisabye Imana itukirira neza, kuko wayisabye kukurengera ku barozi umaranye na bigi, kuko wayisabye kukurengera ku gisuzuguriro runaka umaranye na kigihe. Umva ijambo rikomeye, umwami w'Isirayeli akuntumye ngo kuko wayisabye kukurengera akira kukurengera. Kuko wayisabye kukurengera irakurengeye uyu munsi. Ugikurikira iki kiganiro, ukigitegera amatwi, ucumvira ijambo, iravuze ngo kuko wayisabye. Ntabwo byumvise? Iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera ku mwami wa Ashuri akira kurengerwa, irabikwemereye. Ariko haleluya, abakunda Imana nyikiririza amen. Birashoboka kudukurikiye uri umugabo, kuko wayisabye kukurengera irakurengeye. Birashoboka kudukurikiye uri umubyeyi, iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera irakurengeye. Waba uri umukobwa, iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera irakurengeye. Waba uri umusore, iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera irakurengeye. Waba uri umuyobozi runaka, mu cyiciro runaka, muri sosiyete runaka, uri ambese icyiciro cyose waba uhagazemo, Imana y'amahoro ivuganye nawe, iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera irakurengeye. Ntabwo ari Suriyene ukurengeye, si umugore wawe ukurengeye, si n'umugabo wawe ukurengeye, kuko umurimbyi yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, wabahanga amaso bakagukoza isoni. Ariko iravuze ngo kuko wayisabye, ukayisabana umutima uciye bugufi, ukayisaba n'umutima ukunze, iravuze ngo akira kurengerwa. Iki gitondo akira kurengerwa n'Imana. Nimba ari ubutabazi ukeneye akira ubutabazi, nimba ari kugubwa neza akira ukugubwa neza, nimba ari abantu ukeneye iravuze ngo akira, kuko yemeye kukurengera. Mvugira ngo amen. Aleluya, haleluya. Kuko wayisabye kukurengera, urugamba rukomeye hahandi bagiye kukwica, wayisabye kukurengera irakurengera. Urayibwira ngo Mana ntabara, Imana iragutabara. Batejeje cyamunari byawe, uyisaba kukurengera, Imana irakurengeye. Mvugira ngo amen. Wandikiwe kubagwa ubona kari kuri finali, ndetse n'isaha yageze, Imana ikurengera kuri finali. N'uyu munsi ivuganye nawe ngo akira kurengerwa nayo. Wandikiwe randevu yo gucibwa amaguru, iravuga ngo warayitabasira gutabara, akira kurengerwa ubwa kabiri, akira kongera kurengerwa n'Imana, akira kongera gutabarwa n'Imana. Byashoboka kudukurikira mu bihugu bitandukanye, byashoboka kudukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, Australia waba uhari, Zambia Zambike waba uhari, Kenya Tanzania waba uhari, muri Bubiligi waba uhari. Kuko wayisabye kukurengera, Imana irakurengeye. Umugabo yakurengera uyu munsi ejo akaguhinduka, umugore yakurengera uyu munsi ejo akaguhinduka, bitewe n'ikibazo uhagazemo. Ariko Iyera y'amahoro,
mana itareba uburanga ntireba igihagararo ntireba umuntu avuka nzajya ngukorera mana itareba uburanga ntireba igihagararo ntireba umuntu avuka nzajya ngukorera. Imana ikurengeye itarebye aho uvuka. Imana uyisabye kukurengera ntabwo yitaye ko wize. Imana uyisabye kukurengera ntabwo yitaye kutunze, ahubwo iravuze ngo ititaye ukuri kose akira kurengerwa n'Imana. Titaye kuvuka hariya hirya akira ubutabazi bw'Imana. Titaye kumaze igihe usuzuguritse akira ineza y'Imana kuko wayisabye kukurengera. Ineza ubundi ntabwo wasabye kurengerwa n'umuntu, Imana ibikoreye kwiyubahisha. Kuko wayisabye kukurengera nicyo gitumye kurengera. Kuko wayisabye kugutabara Imana iragutabaye. Ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhanuzi nari mfite muri iki gitondo nubwo ngubwo Imana y'amahoro ivuganye nawe. Birasohoka ko utegereje ko mvuga indimi cyangwa ibindi, ariko ubuhanuzi bukomeye nubwo ngubwo. Kuko wayisabye kukurengera irakurengeye. Mu minsi yashize ejo bundi hari umuntu wamamagaye arambwira ngo Julien ndavango karame wanyeneye ngo ubwira hazaza hanje. Hano kuvuga ngo waramutse umeze uti wapi, hano kuvuga ngo ndi runaka naturutsa wapi, ahubwo hakeneye ngo mbwira hazaza hanje. Ukeneye ko mubwira hazaza hawe uri muntu ki? Isuzuma. Ukeneye hazaza hawe bimeze bite? Suzuma umutima wawe. Kandi ubushize naravuga ngo si Julien uvuga hazaza h'umuntu, ahubwo Imana yangiriye icyizere ndayitumikira. Ntabwo Imana izaza ngo mureba nerayivuga ikubwire ngo uyu mwaka nguhaye imodoka izakoresha Julien saza bahakubwiye se. Ntabwo Imana izaza ngo ikubwire ngo nguhaye urubyaro rayivu izakoresha umuhanuzi kuko yamushizeho saza babikubwiye. Hanyuma wowe ufite gushidikanya ko umuntu atakubwira hazaza hawe ntabwo uzigera, nuko nguko bizahora. Ariko Imana ivuganye nawe iravuga ngo kuko wayisabye kukurengera Imana irakurengera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Yego, reka tugane ku musozo. Umukozi w'Imana tukwinginge uganga utange nimero uzagukenera azaguhamagare, uzanyenera azamamagare muganire tuganire. Mboneyeho kwihanganisha n'umuntu wamamagaye ntambone. Muri iyi minsi abantu benshi baramamagaye barambura, benshi banshaka no kuri WhatsApp barambura, ariko suko nanze kubita, ahubwo nari mfite umurwayi urwaye cyane. Imbere y'Imana nta bikaze, ariko kuko twambaye umubiri hari gihe twe tubona bikomeye. Hanyuma nawe ubyumve ko byari bikomeye, twari turi mu bitaro bikomeye kandi nta nubwo hari mu Rwanda. Ntabwo nari kubona uko nkuvugisha umve ko rwari urugamba. Hanyuma nanjye mvuyeyo ndongera ndarwara. Rero ntabwo nanze ko kwitaba ku mpamvu runaka. Birasoka ko twabuze abantu bihangana, bamwe bakakubwira ati nukubera iki mutanga nimero, abandi bagashaka gutukana, abandi bati kuki. Reka mbwira abantu kano kana ubundi niko ko twakuvugisha kandi twanasengana kuri telefone, ariko isaha umamagariye yose ntabwo ushobora kumbona. Ntabwo bishoboka pe. Tekereza ko nimba washatse kumpamagara ejo bundi merutse kurambika telefone ndavuga ati kamime ndebe abantu umubare w'abantu bamamagara ku munsi. Ndambitse telefone hari saa moya zo mu gitondo nyitora saa 12 zo ku mugoroba. Nasanze bamamagaye ari abantu bagera muri 260. 260. Hanyuma wowe washatse nko kuvuga nabi kubera ko tutakwitabye cyangwa se ukumva uciye imanza. Shuti yanjye ntabwo ari wowe wenyine uduhamagara, kandi natwe tuba turiho kugira ngo dukore n'ibitunga imibiri. Ntabwo tuguma kuri telefone gusa, ahubwo tuba dukeneye kurya, dukeneye no gukora indi mirimo. Birashoboka ko wamamagara ndi mu yindi mirimo. Ntabwo wahera mu gitondo uri kuri telefone ngo ugeze nijoro uri kuri telefone, oya. Watekera umwana ryarize wese wakwiyitaho ryari, oya. Ahubwo nujye ubona nta kwitabye tujye tugira kugira gute kwihangana, dufite kugufasha tugakora n'indi mirimo yo kwiyitaho. Birashoboka ko wenda ntabwo wanezezwa no kubona ndi imbere yawe nsa nabi cyane bikabije, ntabwo wanezezwa no kubona ndi imbere ya kamera nkubwira ngo naburaye. Ahubwo dusenge kandi tunakora, tujye tugira kwihanganirana. Hanyuma nimero ya Julien ni 078 24 5519. Nyisubiremo ni 078 24 5519. Nimero washakiraho Julien niyo ngiyo. Yego, reka dusoze n'isengesho. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro kandi twitayeho.
ndagushimiye ko watuzigamye ukaturengera, izina ryawe nirishimwe. Warinze abasore n'abagabo ntuhabwe icyubahiro, waturindiye mu mpande zitandukanye, izina ryawe nirishimwe. Shimiye ijambo uvuganye natwe, uratubwira ngo kuko twagusabye kuturengera uraturengeye. Birashoboka akadukuriye afite uburwayi, birashoboka akadukuriye afite ideni, ariko kubera kuvuganye nawe kuja kumurengera, izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubanye natwe kandi ukaturengerana mu izina rya Yesu, amen.